Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, 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 shalom bene data, ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cya Saveur Divine. Izina ryanjye ni Pasteur Eric Nzamwita. Ndagira ngo dusangirire hamwe ijambo dufite kuri uyu munsi tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice byaho 3 umurongo wa 16, Evangile selon Jean chapitre 3 verset 16, ahagira hati: nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Munyemerere nongereho ijambo tubona muri Yeremiya, ni umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bakuru, ibice bya 31 umurongo wa 3, Jeremie chapitre 31 verset 3, ahagira hati: Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo rohaho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza yanyeka kwegereza. Imana yacu ishimwe cyane. Aya magambo yose tukiyavuga, umuntu dukurikiranye ndagira ngo yamaze gutahura neza ko tugiye kuvuga hejuru y'urukundo rw'Imana. Dushimye kuvuga hejuru y'urukundo Imana yakunze abari mu isi, binajyanye n'ibihe turimo twibuka urukundo Imana yadukunze igatanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo avukire hano mu ino si, kuko turitegura muri iki cyumweru tugiye gutangira kuzizihiza Noheli ku nshuro ya 2024 aho twizihiza nanone ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Ibi rero nabyo tubibona mu rukundo, ukuntu yicishije bugufi akavukira ahantu haciye bugufi mu muvure w'inka, ariko turashima Imana ko nta tetanosi yahamwiciye. Turashimira Imana ko abamugenzaga abaherode batamwishe. Turashimira Imana ko ibyamuhigaga Imana yaciye akanzu umwana agakura kandi akagera ku ntego cy'icyo yatumwe akirana mu isi. Ni mw'ubwo buryo rero tugira ngo tuvuge hejuru y'uru rukundo Imana yacu yakunze abari mu isi cyane, kuko twabibonye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho 3 umurongo wa 16, ahagize hati: nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo turimo tuvuga ku rukundo rw'Imana bene data, ndagira ngo mbabwire ko ari ukuvuga akantu kangana gatoya cyane kameze ka ntacyo, kubera ko umuririmbyi w'120 yabivuze neza cyane. Aravuga ngo wabasha kuvuga kuri urwo rukundo rw'Imana ngo inyanja zakama. Muzi ko abascientifique bavuga ko amazi atuye iyi si agizwe, isi yose muri rusange igizwe na 3/4. Noneho ahasigaye ni 1/4 gisigaye ni ibyatsi n'ibiti n'amashyamba. Reka tujye bwijamo ngo ni ibyatsi. Agiye kugereranya aravuga ngo uwashaka ko yakwandika urukundo rw'Imana, ni kumuririmbyi 120 yavuze ngo za nyanja zakama, y'amazi agize 3/4 by'isi, bya byatsi bisigaye bigize 1/4 cy'isi byashira, ijuru ngo rikaba impapuro ryo ngo ryashira batararangiza kwandika urukundo rw'Imana. None duhangaye kurivugaho gato, ni munyemerere dusimbuke twihute cyane turuvuge ko mwumve ngo nakantu katangana na kadomo, ariko tuvuge ku rukundo rw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Yatubwiye ngo nk'uko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntarakomeza n'aya magambo,
njya mbabazwa n'abantu bikundira mu biganza byayo ariko ntibakunde kureba mu maso hayo. Nyamara iki dushakaho twakagombye kugira imisabanire, imikorere n'imikoranire myiza hagati yacu nayo, tureba mu maso hayo, kuko twayitumbiye mu maso tubasha kubona byose no guhabwa byose no kugira umugabane kuri byose. Ariko iyo dutumbiriye mu kiganza gusa tuba tudindiriye indonke, twamara kuyibona tukigera n'itoke. Ariko ndabifuriza kugira ngo mutumbire Imana mu bishuti yayo, kandi Imana irabidufashamo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira rero ngo twihuse, mbere yuko navuga ibindi byinshi, banze kumvuge hejuru y'inkundo tubona muri rusange. Nazishyize mu bice bitatu, ni nabyo abascientifique bashyize hanze. Urukundo rwa mbere nabonye ni urukundo ruvuga ku kintu bita eros. Eros ni mu ndimi navuga z'igihe bazivuga ku rukundo, ariko ni urukundo navuga ruri conditionnel, ni urukundo ruba ruri hagati y'umubyeyi n'umwana, cyangwa hagati y'abana bavukana bagira icyo bapfana. Navuga ngo ni urukundo rwa famiye. Uru rero ntasho uba ufite, byanze bikunze umuntu muvukana muhuje amaraso muba mugomba gukundana. Reka nihute kubera umwanya tanga urugero rutoya kuri uru rukundo. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, hagana mu 1939 n'1945 mu gihugu cy'Ubuyapani, muri icyo gihe cy'intambara, umusirikare umwe ukomeye yanyuze ku kana k'imyaka 10 akagira impuhwe kari gahetse intumbi bamaze kurasa ya murumuna w'uwo mwana. Noneho kubera ko abona agakundu kananiwe karemerewe cyane, arakabwira ngo shyira iyo ntumbi hasi kuko irakuremereye cyane, wirukanye dukize amagara yawe kuko wapfuye yapfuye. Umwana agiye gusubiza uwo mwafandi cyangwa se uwo mugabo w'umusirikare ufite iranka cyangwa se ipeta riremereye, aramubwira ngo ntaremereye ni murumuna wanjye, cyangwa se mu rurimi rw'ikirundi ntaremereye ni muto wanjye. Akivuga ayo magambo, uwo musirikare ufite imbunda n'igisakoshi kimuremereye arebye determination y'uwo mwana, amarira abunga mu maso. Ndagira ngo mbabwire nihuse kubera ikibazo cy'umwanya ko ubu tuvugana mu kirango cy'Ubuyapani ayo magambo yanditsemo ngo ntaremereye ni muto wanjye, ntaremereye ni murumuna wanjye. Umuntu muvuka nuko byagenda kose hari ikigupusa kumukunda. Imana yacu ishimwe. Reka nihute njye kurundi bavuga bita filia, ni kuruvugaho byinshi ariko reka ngarukira. Urwa kabiri tubona ni urwo bita filia. Filia ni urukundo rw'abakorege, narushyize mu magambo make ni colleagues. Ni rwa rundi abantu basengana, bigana, baturana, bafite ikintu kibahuje ariko gituma bakundana bitewe n'icyo bahuriyemo. Ahangaha reka mbabwire nabaha akagero gatoya. Hari abantu nanze gusita mu mazina kubera kuko tabisabiye uburenganzira, aba ari ibintu bizaba public, ariko nabaha ingero z'abantu barenze 2 bagiye bumvikana nabo bashakanye, baravuga ngo twamaze kubona abantu bababaye, twiyemeje gufata impyiko zacu 2 tugasigarana imwe, ariko indi tukayitanga kugira ngo dukomeze tubeho, ariko hagira undi muntu ubaho ku bwacu. Bene urwo ni urukundo rw'umuntu, swate musengana, swate muturanye, swate mwiganye, swate mufite ikindi kintu cyatumye mumenyana, ariko nawe ukamukunda kugeza ubwo wakwiyambura pariti yawe imwe y'umubiri kugira ngo nawe abeho. Urukundo rwa gatatu rwo nshaka kugeraho ari narwo turi kwigaho ni urukundo bita agape. Agape ni urukundo twavuze muri Yohana 3:16, urw'Imana yatanze umwana wawe w'ikinege agapfa ku bwacu akabambwa. Bene da, uru rukundo rukundo niba aramwe mu magambo andyohera, reka mbabwire nuko ndimo nihuta, ariko hari abantu batebye mu bintu byayo ko batebya neza, bavuga ko uyu ari wo murongo ari nkaho uhatse indi mirongo yose yo muri Bibiliya. Akagera babikuraho ngo ni umuntu mutarakundaga Bibiliya, ngo yajyaga avuga ngo iyo Bibiliya ngo bajye bayimuhangaza ajya yinywesha itabi. Umugabo umwe yuzuye umwuka warahishurwa avuga ati amuha agatabo k'ubutumwa bwiza bwa Yohana, avuga ati rero genda bikwemereye urupapuro ugenda urunywesha itabi. Atariko urupapuro uzagishaka kunywesha itabi ujye ubanza urusome wumva ibirimo, nurangiza rwose uruce winywera itabi. Umugabo yarabikoze ku rwa mbere, rwa kabiri ageze kuri urupapuro rwa gatatu ruri mu igice cya 3, arabanza arasoma ageze ku uyu murongo nicyo bawukuriraho, avuze nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege.
akivuga ibyo ngo ahise yuzura umwuka wera, arapfukama asaba imbabazi, atangira kuvuga mu ndimi nshya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ni urukundo, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka, kuko ari Imana y'urukundo rwinshi cyane. Imana yacu ishimwe. Uru rukundo rero waruvuga ntago yarurangiza, kubera kuko nababwiye impamvu. Hari umupasiteri umwe wavuze ubutumwa mu buryo bukomeye cyane, agera ahantu umuntu ashaka kumwicara amubwira ngo vuga ijambo rimwe cyane ngo ubundi nkwice ngo nkurangize, ariko abwira uwo muntu w'umutalibani w'ikihe wari ugiye kumwica, aramubwira ngo nubwo wanshamwe ibice 1000 ngo buri gicemwe kimwe cyose aho gitarukira kigasigara kikubwira ngo Yesu aragukunda. Bereda ndagira mbabwire nuko bivuze nihuta, ariko uwo mugabo ntago byakunze kamwica ko amaze kumva iryo jambo ngo Yesu aragukunda, yikubita hasi yankota, aragiye kumwicisha, yuzura umwuka wera, aba rutanga ubuhamya. Imana ni urukundo. Iri jambo rikubiyemo urukundo Imana yadukunze ntirugira akagero, kandi n'urwiteka ryose rirakiza, riracungura, kandi rizaduhesha ubugingo buhoraho. Urakoze Mwami Yesu Kristo, kubw'uru rukundo wadukunze, n'uyu munsi ruracyakora, ruzakomeza rukore, kandi ruzaduhesha ubugingo buhoraho. Ni mu izina rya Kristo Yesu Mwami tubyambaje. Urakoze. Amen, 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 amen.